filime yaje gutangira kutwereka abasore bane babandi bita ngo nabakiyemeje, ndetse batwereka kuri ndi ruhande hari imodoka iri kuva kuri banki, hakuno kumuhima kuri feruje hari undi wari urukuyobya feruje, kwa kundi muhagarara ikababarira ngo mutegereze umunota cyangwa amasegonda ngo 35 cyangwa se minota ingahe, kumba abasore babandi bita bakemeje bamaze kuyobya feruje baje hakuno ku mamoto yabo igindi kirangira. Umva filime ngiye kukubwira nziza cyane uraza gukunda. Imodoka kuri banki yageze hakunino ihita ikata gutya kuko abasore bamaze kwirasamo ibintu by'imyotsi ntibabona bayitwaye bahita bikubita hasi. Dore polisi hano ku ruhande rw'iburyo barategereje ko iyi minota yagenewe feruje ko irangira bagakomeza bakajya imbere. Nibo bari baproteje cyangwa se baherekeje imodoka amafaranga ivuye kuri banki bayisize cyangwa se imodoka yabasize. Abana baraje pakura amafaranga ya banki aba bagacungana na feruje akareho igeze feruje yaje kurangira polisi barayirekera agenda. Babasore bana bakemeje bahita baza ku ruhande hakuno Royce hamagara ari kumwe n'umugore amaze gukora igikorwa cy'urukundo y'indirimbo yabanjirije hangangira ngo murayizi. Aravuga ati ndaje, ati madamu barampamagana iby'akazi. Uyu ari tutomba atari kwa mugabo we buri gihe umbwira ngo ni iby'akazi. Yaje hakuno ku ruhande abanyamakuru atandukanye bari baje kureka igikorwa cyabereye hakurino ngo muri iki gihugu cy'Ubuhindi ngo imaze kwakarusha. Uyu baramubwira ati sawa mugabo we ugiye, aravuga ati ngiye harahirya imbere gukora iki, ati ngiye hariye, ati ushinzwe iki uri iki, ati umupolisi nkande, aravuga ati ngiye bita CP runaka umuvugizi wehi, ati komeza ari imbere ntago nari narigeze mpura nawe bari barakumbwiye, ati ariko dore byabaye hariya abagabo baje ari bane kuri moto niko bavuze ngo ariko bahise batoroka baragenda. Uyu aravuga ati aba bagabo bamaze iminsi bari kuzengereza uyu mujyi wacu wa Mumbai, nicyo genga abagabo bajya hasi. Aravuga ati nyakuba ntago ninzi kari mwebwe rwose unza kumenya kari mwebwe simba nababaje. Aravuga ati umva urabizi ndagira ngo munekera abagabo bose bazi gutwara moto muri uyu mujyi mumpereza amakuru, kuko nimara gufata umwe muri abagabo abandi bose bazajya hasi. Batwereka kuno sasa hari abandi bari kwitoza, dore uburyo abantu bari gukaraga ibyuma, dore bakobwa n'udutafari baje gufana we bari baje gufana ku uyu munsi. Ibi ndi gukora byita filime mvugo cyangwa se filime mbarankuru, arimo ndi kukubwira filime nanone abantu bakunze ari benshi. Abantu hakuno baje kubetingira wo bita arama bamaze kubetingira 21, ariko hano hari abarara bajya bakorana mu igaraje bo bari gushira amafaranga menshi kugira ngo bakube. Uyu aravuga ati arareka asigaye inyuma ntabwo ari bamushetera, ari bavuga gusigaye inyuma yakomeje kuza ku ruhande arariruka. Dore ukuntu umwana ari kwiruka abandi bose abacaho, dore ukuntu ari kugurukisha moto ariko ukagira ngo arikayikata ukagira umusatsi uri gukora muri kaburimbo. Niko gucya abamotari bajya babikata. Hakuno baragiye bafana ari ndetse ararabira aragendera kuri moto hejuru nahagaze dore agakojyo. Sasa hari umupolisi amubonye nkuko bamutumye ati genda ujye kunshakira abasore bazi gutwara moto inaha turabona ibandi, ahita keka ko uyu musore utwara moto witwari kashobora kuremwa biriya bisambo. Uyu ari hakuno sasa akavuga ati ariko mana yanjye ntago nabyemera. Ari niko ari kuvuga ati ni gute nkomeza kuba nakora ariko ngiye simbashe kuba nabona hiti ku bakobwa ntwara moto ariko abakobwa ngiye ntago bankunda. Ese koko ibi ngibi ni biki sasa? Ndagira ukurikira urebe. Ari yamaze kwiheba kuko ari kuvuga ati kuki ngiye abakobwa batankunda ibi ngibi byabari biki. Batwereka ku ruhande sasa uyu nguyu ariko ati ari wowe wikweba ibintu byose bizagenda neza. Hakuno sasa aravuga ati imana iyo ati mama aho urukunyumva nimba koko unkunda uzamfashe mbona umukunzi. Ako kanya umukobwa abonye imbere atangira kwimagina bagiye muri photoshoot bakundanye ngo urukundo rwamaze kwa rwiza ngo ndetse babyaranye n'abana, yamwiceje kuri moto yiwe batashye. Sasa uyaravuga ati ura mukobwa wabona ubwo ari kunshaka, ati muraho ni wowe witwara, tego rwose ninge witware. Aravuga ati numvishe byinshi kuri wowe ndetse ndagufana. Inshuti ze ziravuga ati gukomana. Akimara gutabaza ngo mama nshakira umukunzi ahise abona umukunzi. Uyu muginga ni umunyamugisha nuko atabimenya. Sasa uyu nguyu bari kwita ari nawe aravuga ati yego rwose ni ngewe. Aravuga ati nshaka moto yo kugura tushaki yawe satoya, ati ntago ari yanjye yo kugura tushaki yande sate. He uyetangira kwimagina bari kuri moto, arambwira ati nshaki umugabo wanjye ntago nshaki undi. Yahita mva ko nuriya mukobwa kafite undi. Uyarihe baravuga ati ariko mani yego aragume turabizi muri genge ariko uzabona umukobwa uguterita. Sasa abahungu bitonda kenshi usanga nta basheri bagira, nukuri kw'Imana ahita abona najya no gutereta baramukatira. Nukuri zabaza abakobwa nyine bafite abahungu nyine bafatishije usanga bari abahungu bitonda. Ntago kumufatisha ari ukuvuga ngo rwose ngo nuko yamukunze abatinye no kujya handi gutereta abandi. Akenshi batwereka sasa hakuno kuri polisi hariya hari undi waruhaje wa mugabo twatangiye ari kumwe n'umugore we ndetse bamuhamagara ngo naze ahabereye icyaha.
hakuno yaravuze ati tugomba gutaha kare tugomba gusangira. Ajya kugena umugore avuga ati buretse gato none se kutama amafaranga yo guhayisha. Umugabo yaragereye ahita amuhereza ikofi. Umugore aramugena ati ujyana ayo ngayo ayo niyo uraza gukoresha. Umugore ari kumugenera batwereka hakuno wamurara bita ari twabonye polisi iri kumukeka ko ashobora kuba ari mwe muri bya bisambo. Yaje hakuno abona abantu bashungereye nawe ari kwegera hirya urabiza motari no gushungera ruba rwarambikanye. Sasa twereka ku ruhande uyu ngo yari kubwo bari kumbwira ngo saba imbabazi ati saba imbabazi iyi mbwa yanjye yitwa Darini. Aravuga ati nyine ngisabye imbabazi. Aravuga ati wari kuri kuvuga gahoro na ari ahita byivanga amata ariko we mwese ari wumvisha ari gusemba imbabazi atereka reka nago tubyumvisha. Aravuga ati saba imbabazi wana uyatekereza gusemba imbabazi akabwa ngo yaragiye guhemukira uyu sasa agasaba imbabazi ako kanya ajya baramubwira najye gufata akabwa biza kurangira imodoka imusekuye. Imodoka yaje kumusekura akanguka ari mu rugo rw'uyu mukobwa. Uyu mukobwa aravuga ati ngende umuveterineri nkunda kwita ku mbwa ku nyamaswa mbese muri rusange. Aravuga ati ndetse ni byiza ko anamenyana nawe. Nuko aravuga ati okay ati ni we ati wowe witwa nde. Uyu murara amubwira ati njye nitwa Ari. Mbibutse uyu mukobwa muri kureba ni wa mugore wa mupolisi twatangiranye ari kujya kuri crime scene cyangwa se abereye icyaha. Nuko aravuga ati rugose ati ni byiza kuba watabaye ati daringi wanjye ati koko satego rwose ati umfashe manse nagutekera n'akantu k'umureti rwose nta kibazo. Ahita yimagine uyu mugore bari kumwe kuri ya moto ye mbega uyu hungu yaragumiye iyo abonye umukobwa ni iki ngiki imagine yamufashe no mu bituza yaryamye mu byaburahamu yamukojeje imibereho ayayaya agahita atekereza bakoze ubukwe babyaranye n'umwana na karakabwa bafite tubiri natwe twarabyaye. Aravuga ati none se we amazina witwa nde. Aravuga ati amazina yanjye nitwa Sweet. Ako kanya rundi mugabo waje muri rugo uyaramureba aramwitegereza arakireba ukuntu cyambaye ibibanda na impeta nyinshi nk'iza Sadati bituke usake ariko nawe yarakadukoreye. Aravuga ati yewe ati wose ninde kandi ati n'umugabo wanjye uyu wabonaga ari kuri moto. Ahita atekereza umukobwa ari kuri moto amukuyeho ibyo bise birangira ahita amanagura muri mayendiye nikabikora. Aravuga ati aka kabwi kitwa Darling nako ndakarambiwe. Aravuga ati ariko jisheri ibi nibiki ati bikise kandi ati umaze iminsi uri kuzana amatungo cyangwa inyamaswa nyinshi mu rugo kuko uri veterinary nka kwihanganira ese ko kugetangira kuzana abasore ati umbwira utangiye kuzana abasore mu nzira. Aravuga ati oya ati kandi mbishira uko umwita ngo ni Dari. Aravuga ati oya Dari ni kariya kabwa karakabwa kacu nsigaye narakise Dari naho uriya we yitwa Ari yambwiye ko yitwa Ari. Aza ku ruhande amubwira ati umva ati rero byari byiza ko anamenyana nawe atukorera hehe. Amubwira ko akorera mu igaraje ry'ahantu runaka mu gace nyine mu nkengero za Mumbai. Ndetse akomeza kubwira ati uyu yatabaye akabwa kanjye ndetse n'umwana mwiza. Aramubwira ati wakoze kuza kudufasha iyi mirimo. Ndetse aravuga ati ntabwo wari kugenda gukimbokoboko. Ahita amupfunyikira akanyunoza ngendo arakamuha. Uyu nguyu sasa twereka ku ruhande ibintu byaragiye birakomeza. Uyu mupolisi bamwereka amafoto y'abari gukekwa mu bantu bazi gutwara moto. Abona na wa murara wambara bandana itagiva bandana ngo bandana nibyo bimuranga niko njya numva bajya baririmba barayidazo za ndimbo za kera zo muri za 2008 na 7 gucyo n'8 ko bajya gaturimbira ngo bandana ngo nimeta nyinshi ku ntoki. Arebya kuno bagatoniwe turi gukeka yibutse iri bandi yibuka kari ryari mu rugo. Baramubwira ati umugabo akora mu nkengero z'umujyi wa Mumbai ndetse uwo mugabo afite garage yaje akona kuri coding ariko gati nkuko muri kureba ngeze muri garage ryitwa wenda kuri ABELLO. ABELLO garage nkuko muri kwareba hari moto avuga ubwoko zaparitse. Ako kanya hite yishaka kari koda. Aravuga ati umugore wanjye yaramuha tuturyo ngo nongere ntukuzanire ngo wabona warakunze tweje yaguhaye n'impamba. Aravuga ati yego rwose nibyo. Aravuga ati ariko se hano umuntu ati ura mugabo ko mbona abakunda akazi nkunda kundi biye bintu aturana watari inabara muzi ku bintu byo gutwara ni umupolisi arashaka amakuru atura ku bintu byo gutwara moto ararenze cyane. Ati nose nshaka moto yayimbonera ngiye twebwe hano dufata moto tukazihindura ubuzima. Moto ukivana mu ruganda iza ifite ubusembwa tugahita tuyihereza ubu mbega ikisi kandi igikundiro katubyite kari igikundiro. Arebye hirya ku ruhande aravuga ati reba nkira moto iyo ari kwa yira moto arayigurutsa ntagira moto gucya gusa ari moto urukuyireba. Aravuga ati ese arazariye bayi moto arayisuzuma arebye moto. Aravuga ati iyi moto koko ni moto yashobora kuguruka. Bati rwose iyo moto yaguruka. Niyo magambo ari kubwira umupolisi uyu. Aravuga ati reka nkubwire ati se ushaka ko ngutwarara. Aravuga ati bibaye ngombwa wanantwara ntabirenze. Aravuga ati none se ko nshaka moto nshyashya. Aravuga ati moto nshyashya nakubonera ariko itari registered cyangwa se idafite ahantu ibaruye ibyangombwa bikazaza nyuma cyangwa nimba bishaka twajya kubanza gutekinika abantu bacura ibyangombwa nka kumwe abanyeshuri bacuraga nyine ibintu by'amabilite impapuro mpimbano ahazi ibyangombwa
cy'ikinyabiziga. Ati none twahagera aho ngaho tugiye muri yo karitsiye nk'uko ujya mvuga i Kigali ngo mu Biryogo cyangwa ku Gisenyi ngo ku Majengo cyangwa ngo wenda i Musanze nihe babicura i Musanzera mwibereshi rya gatandatu nuko nyine biba bimeze. Uyageze hakuno kuranda bwa rero ntabwo ugomba kuba wavuga ibyangombwa by'indyo guyiye kubishaka batakuzi, bashobora gukeka kuri maneko cyangwa se kuri umupolisi atora guma kunino kuko hano bakumira nabi bagukubita. Abantu nkamwe ba Babiloni nyine hano nagwa muza agaciro kanyu. Wari kwita mu Babiloni twe twabonye kari umuvugizi wantuza wari runaka wari yira hirya. Sasa tugeze ku ruhande uyaje kuno hari umurara ya sita arabwa ati we wakiguryo gutu bundi tuvugana nkabona umva manura amaso yawe cyangwa ngukubita ati ngukubite ati ngo bigerageze kubita ati ngukubita akana we agiye gukubita gutya bamufata igipfunsi baragikanda uyarabwa ati uramuginga namubwiye kari mu Babiloni sindamutabara amaze kumukubita bamurembeje nibwo ndajya kumutabara. Uyararekera ngarebe akwita mutunurira aramutunirira bura mu kigane kwa ngo gutunurira umuntu rero nano kumureba nyine hajya no kumureba ntago nibuka neza yakubise ikigoryi urushyi. Uyarabwa ati rurarukira atamuginga unkubise kuko ndi ngenyine buretse sha ndazana n'abavandimwe. Uyu yaramurebye aramwihorera nyine aravuga ati umva iruka hunga ikisa ati dore baje ni benshi. Ahindukire byo ku ruhande abona cya kigo cyazanye n'abandi bavandimwe arariruka kuko azi gutwara moto ahita yiruka afata moto dore n'umupanga abaturage batangira kumwiruka nk'umupanga bo muri karitsiye mu nkengero z'umujyi wa Mumbai niho bari. Sasa ari nawe yaje kuri no bakomeza kubira uko bagerageza gucikana moto abandi bakabatega ibirahuri bakarangira bari bo bisanze ahantu habi. Abaturage barabatangira dore ikisengeri yambaye igaruke ni mukonda uti abagabo. Sasa ikigori cyakomeje kubirukaho uyarabwa ati ari komeza irukiruka barakomeza cya kigabo gikomeza kwacangaho. Ageze hakuna itabona abandi abona abandi bana babatanguye ahita gurutsa moto byabindi abuze ngagurutsa moto yagurukije moto babana arabasiga. Ndagira ukurikira urebe kandi bavuze ngo uyu mugabo ari ngo niwe uzi gutwara moto niwe uri kuwa mbere mu bari gukeka. Arabwa ati ntwara hariya Akakiru ati hariya haruguru ya yiramigano nyene niho nshaka kunjyana ati nta kibazo rwose ati reka nkubwire bura twebwe rero dufite ukuntu dutwara moto kuryo nta n'umupolisi waduhagarika tukwera ikisi polisi usanga ari aba Babiloni benshi bara polisi na amadage nyine ibintu byo kwimenyereza abantu b'abapolisi bagwama ati uziki umupolisi aguhagaritse ugahagarara kabona ahubwo umusuzuge ubwo agahita kwandikira. Iyo wirutse ubwo nibwo umupolisi atakwandikira. Mutubwire muri comment niko bigenda koko abafite ibinyabiziga. Ngiye sinzi ngo ibinyabiziga bigenda bite ngo perime nibihe ngo ngamburiyaje nimba ari feriyamu nibiki simbye ibyo simba mbizi sindayitunga ako mutubwire iyo umupolisi aguhamagaye ugahagarara nibwo gukoma cyangwa nibwo kwandikira. Mutubwire muri comment mwebwe. Sasa ku ruhande uyarambwa ati ese ni gute abapolisi ubasuzugura ukafata ukabaca amazi guterwa ati abapolisi ubundi twe tuba tugomba kuhakubita ntabwo ugomba kudukubita bagomba kumenya agaciro k'abarara. Nuko hakuna avuga ati ukomeza ari imbere ati nkomeza ari imbere yari bate ko ari imbere rwose baje Kacyiru. Sasa arebye hakuno sasa uyarabwa ati niko kuzya hano nkanga arabwa ati hano niho mfite office ati koko ati gute waba afite office ati niye ndi umupolisi bagikubise urushyi kisanga kigeze muri kasho. Aravuga ati mbwira abandi barara mukorana ni bande muri gupanga kujya kwibahera. Aravuga ati niba iki kandi nakugira imwe nagutabe bagiye kugutemagura nira mipanga yose none niba ngi bunyituye. Aravuga ati umva ndi kugwereza amahirwe nanjye ubu nibwo buryo bwonyine bwo kukwitura mfite ati wodohereza amakuru turaza kukugabanyiriza. Mbibutsa uyu mupolisi yaramaze kurahira avuga ati abo barara nimbabona ngewe nimfata umwe bose nzaba namaze kubafata. Uyaravuga ati ngiye by'urukumbwire ntago mbizi negerageje kukorohereza ati wa mugabo we ntago urukunyumva nimba utari kumbwira ibyo byebe mukora. Aravuga ati ngiye nabyo bidukorana ngiye nakubwiye ko ngiye ndumukarisha. Aravuga ati oya utankota rwarushina abonya kwisura murara wa hariya hirya y'umujyi wa Mombasa. Aravuga ati umva nutambwira ndagutimbura ati ndakubwira iki se kandi ngewe ndi umugara nkoraga moto ndetse mu moto nzi kuzitekinika nzi kuzigira indyogo agafata moto mbega bakamuzana nka moto bibye agahita agurana amapesa akashira mu yindi moto ya moto azajya kuyishaka ukazayibura nyine amapesa baragiye bayarya buboro gake. Nuko ako kanya uyu mupolisi arambwira ati nyamara uwo mugabo ari kurengana ubu turi kuvugana polisi iri kwiruka kuri bya bisambo ko ari bine bene ngangu bavuye kwiba handi hantu uwo muntu ntabwo arimo. Sasa ndagira ukurikira urebe uyu nibwo yaje kumva amakuru ari kumuhereza ko abo ngabo ari uyu ngwere gukurikira ari katarumwe muri yamabandi ariko ari nawe ntagaragafu kwivuga rimwe kuri moto hakuno. Sasa hari uwo bakurikiye
bageze hakuno baratandukana, polisi zikurikira umuntu umwe muri babarara. Nibwo yageze ku ruhande ahita yongezamo vitensi, akakona kazi ka vitensi, uravuga ati yewe dukurikiye ari hakuno barangira umuhanda bakarangira amaveni nka twapa mujye mubona hakuno. Agira gutya banagira kasike, polisi sitara kuri ya kasike isigara hasi, ahita kandi buto rimwe moto itimera nka iri kuguruka. Iyi moto imera nka iri kuguruka. None batwereka ku ruhande uyu mumotari ubwaje ku ruhande cyangwa se uyu mugabo John Abraham, muramuzi ni icyamamare koko mu windi. Hari n'igindi n'abakoreye cyitwa Doni rimwe, nawe cyo yagikinyemo ngira ngo mwaramubonye. Hakuno sasa muragisanga kuri YouTube channel yitwa filime mvugo, njyanyuze ibindi kenshi. Sasa hakunino aba bagabo bamaze kwiba, impamvu rya polisi babura, hari umugabo baba bafite uburu gutwara moto, aza hakunino sasa agahita afungura inyuma nakubura gutwara kino gimodoka, agahita afungura inyuma bagahita bajya muri iyi modoka. Polisi kabakurikira ikajya gushaka umuhanda hose, kumbe bagiye mu modoka. Nyuma y'ibyo bagahita basa bigize nk'abahungu bakiviwa bakirangiza kaminuza, bwana bukirangiza kaminuza, nako bari abasore baranagwa kiri abana segonderi bo bana baba baje mu bantu, bagahita bajya gucuruza pizza bagati murakaze neza sister. Wakumva umuhungu ari kukubwira turakaze neza sister, bakavuga ati ne babahungu bakiri kwishakisha, kumbe ni babene ngango. Barakwereka abafande baje guterana, ndetse Jay nawe hakuno yumiwe byamaze kumucanga. Afande mukuru amubwira ati se urabona birasa kugenda bite? Aravuga ati nta kundi byaza kugenda, aba bantu bari kwiba bigaragara ko ari abanyamwuga. Afande avuga ati ariko tumeze nkaho turi gutukwa, tumeze nkaho polisi iri guseba, ese turaza kwicara gutya turebere Jay we? Ati ni byinshi twakagombye ko turi gukora, tukagaragariza leta cyangwa tukagaragariza abaturage ko byibuze ibi bintu ari ikintu turi kubikoraho, ese turicara gutya gusa? Jay yaritonda aravuga ati rero ati kugira ngo ibi bintu tubikore neza tugomba gutekereza nk'ibisambo, reka dushake ibisambo cyangwa se dushake undi utekereza nk'ibisambo. Nimba ibisambo biri kutwiba cyangwa se biturusha ubucakura cyangwa amayeri, reka natwe dukoresha amayeri nka yabwo. Mfite umuntu uraza kwimfasha mu batwereka cya kigoryi, nyuma ko bamaze kugikubita cyaje hakunino yitangira kumuregera umugore ati umugabo wawe yana kwica n'umuntu, ati mbwira, ati baze kwenye si gisamba arankubita, aragukubita aratinyuka ataha ko nago wese kandi ako kanya urakomanze mu rugo. Ari agiye kureba asanga ninde, asanga ni Jay umugabo mbega umugabo w'urugo. Aravuga ati umva kanizere ko utanteje umugore, ati nabimubwiye nyine ukuntu wankubise, je si nawe turi inshuti. Aravuga ati nimba noneho wanteje umugore ubwo ngiye guhita mubwira ukuntu nawe uhinduranya plaque cyangwa se ukuntu wamwiba moto mugahinduranya ibyuma cyangwa se amapiyese, mbega ufashe ibisambo nyine. Aha aravuga ati bwarahita gucika kuko yangi ibisambo. Umugore araza ati bivuga ukuntu wagiye gukwita undi mwana uri kumwitiranya n'igisambo, gute wagiye ufata ari wiyemeje kitanga imodoka ikamugonga kubera kakabwa ari kukita gute, kubera kakabwa kanjye. Ati ari kukita ntago ndi kubyibuka. Ati oya ngiye nawe ntago twigeze turwana, ati nageze ngukubita toya ntago wankubise, ati sinabikubwiye. Ati ahubwo ngewe na Jay hari ikintu nshaka ko dukora, nge na ari hari ikintu nshaka ko dukora. Ati dukora ibiki boss? Ati uburetse ndaza kuyikubwira. Aravuga ati sinabikubwiye umugabo wanjye ndabizi ko atababaza umuntu, umugabo wanjye ntago yakwigera ababaza umuntu. Aravuga ati we ibyo bintu utongeye kuba wanjye nawe turakorana n'ibiki? Aravuga ati reba ayo madokimara hakunino. Ati ibiki se kandi? Ati reba nyine birimo. Ati reba, ati nshaka ko dukorana. Ati nimbura kugira ngo umugore wanjye ntazamubwira ko ukorana n'ibisambo akakwirukana hakunino, ati ubwo ugomba kuba wabikora cyangwa se bize kurangira ajya gukora muri net. Ati mbabarira ugiye gukora muri net ugiye kubita urushyi nk'urwa kubisamurara turi hirya nyuma y'umugera. Aravuga ati none ati nyiri ugomba gukurikiza amabwiriza. Ati aho ngaho harimo amafoto yawe ari kugaragaza ukuntu ujya uhinduranya amaplaque y'amamoto n'ibindi byose. Hakuno sasa n'ibisambo nagwa biryamye, ibisambo ngoma nijoro biba byiga uko biraze gukora. Hakuno umwe mu bisambo yaraje aravuga ati mumeze bite man? Ati ni sawa. Ati Kabiri ngwino urebe. Kabiri kumbe ni uri bikuri John Abraham wandi nababwiye nyine yagarutse muri filime yitwa Kabiri. Aravuga ati reba imodoka naguze man, ibaze ko ku bihumbi $30 bayisi imodoka bayiceshurira. Aravuga ati imodoka ni nziza, niko Kabiri ari kuvuga. Wa undi se nkari we chef wabo cyangwa se wa undi se nkari ubarusha ubwenge. Aravuga ati tuyisuzuma se? Ati yego rwose, wicara mu modoka tujye kuyisuzuma. Ati okay wamuganire reka tujye mu modoka tuyisuzume. Baje hakuno sasa ngo base basuzume kaka modoka, baraza baragasuzuma ariko Kabiri akayitwara nk'afite umujinya. Aravuga ati Kabiri wumvishe, umva igituza sha, umva ukuntu iri guhinda, umva umudiho w'imodoka. Ariko Kabiri kuri gutwara cyane ko niko nawe ushobora kuba wagira gutya. Aravuga ati ubwo simbuka. Ati nsimbuke se njye? Ikigoyi cyarasimbutse na Kabiri ahita asimbuka imodoka, ya modoka bahita bayirenza imanga.
uyu aravuga ati ye imodoka yamaze kugura ibihumbi 30 by'idolari. Ati Kabiri gutakora ibintu nka biriya. Aravuga ati reka nkubwire abasore bakirangiza kaminuza cyangwa se twe tumeze nk'abasore nyine bakiri kwishakisha bavuye mu ishuri cyangwa ku ntebe y'ishuri, ni gute bavuga ngo isugure imodoka y'ibihumbi 30 by'idolari. Ati ese ntabwo uri kubitekereza twenge namwe turabaseriveri. Ati bavuze ngo umuseriveri uhembwa 45 ngo yaguze nyine kwa kundi bagembwa nka za 45 ukabya basi 80 ntazagira ukubeshya ngo nubwo abari muri saka dukomeze keretse ari mu mahoteli. Sasa uyu aravuga ati none ibaze ati polisi mu gihe izaba ivuye mu gicucucucu ikaza mu mucyo w'ibisambo cyangwa se batwebwe bashobora guhita batubona, bashobora guhita bakora iperereza. Kandi koko nibyo ibaze ariko guhura n'umwarimu wenda wigisha primaire ari kugenda muri VWT uhita uvuga ati uyu muntu wabona afatanya na nkano mu Bugande ho mba ndi kuyisobanurira bahita bavuga ati iweri yahita gutwara da. Sasa uyu aravuga ati Kabiri iyi modoka irambabaje. Aravuga ati ntabwo yari yakubabaza. Batwereka wamurara sasa bamuzanye kuza gukorana na polisi kugira ngo bazanye nyine ngo umuntu utekereza nk'ibisambo kugira ngo afashe ko yafata ibyo bisambo. Sasa uyu murara yaje gukinisha urusimbi kuri polisi ati hano nakuriye ariko batuburira n'umumeri nyine bari no kubamena gake gake. Uyu arakuri no bamaze kumurya amafaranga agera mu 6,000. Uyu yageze akuno asanga fanda avuga ati muhaguruke shambereke cyakiwe kiri kwara amafaranga. Ati nasuze gusheta tego rwose. Avuga ati nanjye dusheta twakigorye gute uza gukina urusimbi hano. Agita gitera ingumi batwereka wa musore bari kwita je afande ufite wa mugore iki kigori cyari kikunda ariko abwira ati aba basore bajya biya nyuma y'imisi 20 nyuma y'imisi 20 urabona bavuye kuri banki. Mbega urugero ni nko kuva nanjye gutanga urugero rw'iwacu yongiye mu Rwanda bari yo ndabasuhuje ako se katubifate nka hehe simbizi sinzi umuhanda nafata nta kibazo kadufata umuhanda wenda ku giti kinyoni uza Nyabugogo hari amabanka agiye uzamuka ukagira wenda urugero ku iposta ku iposta ara muri musi yo yirarompoye abari Kigali ubwo murahazi. Ibaze nyine ura muhanda ugakomeza ukagera Nyabugogo ugakomeza ku giti kinyoni ukagenda buto microfinance turi kuri uwo muhanda. Uyimbye ariko ati izi banki bisa nko zigiye zitondekanye urebye ziri ku muhanda umwe kandi izi banki bagiye baziba dukurikije na raporo dufite bagiye baziba buri nyuma y'imisi 20 buri nyuma y'imisi 20 bazaga kwibindi banki. Ati none ahubwo ndi kwibaza ati vuga ko bagiye gukurikizaho iyi microfinance igiye gukurikira ni urugero natangaga ntazaza nkabura ati icyo ndi kugira mbabwire ati nukugaragaza ko ibi bisambo bigiye kujya kwiba iyi banki yindi byegeranye. Afana ubwo ati ni gutaburishiwa ati kubera ko nyine bagenda bashiramo intera y'imisi 20 bivuga kubera ko ejo ni umunsi wa 20 uzuzura baza ati nyuma y'iminsi 2 imisi 20 izuzura ubashize imisi 18. Ati bivuga ko nyuma y'imisi 2 ari hari abazajya kwiba. Afande munyemereye tukakora patrol cyangwa se tukakora umutekano nziko bino bisambo twabifata. Ati bisambo dushora kwa twabifata. Afande mbere yaho ku munsi wa 19 yaje ku ruhande abanza aracunga areba ko umutekano umeze na baba polisi dore na cyari bakiyize igihe statari yankaho kiri kugurisha ibipirizo by'abana. Uyu ariko akazajya avuga ati mucunge mwe neza mupanuwe. Ati ubu ndahangaha ndi kuvugira ngaha ati ibyo bisambo nabyo bishura kwa byahageze nta numwe tugomba kwizera. Ati hari ikizere ko bino bisambo byagera ariko aje kuno ku ruhande aravuga ati wagisambo ambaro kigaragaza kumbe bidatinze wa cyagisambo kitwa Kabiri nacyo koko cyari cyageze kuri banki kiri kubanza kigafata amakuru neza ngo kimenye ukuntu ku munsi wa 20 baziba. Uyu ni umunsi wa 19 yaje akuna aracunga areba amasaha ukuntu bakora shift abakora ariya dore ngo babisikane. Sasa afande n'igisambo ngo babisikane bose ntawe ugeze ubimenya. Ndagira ukurikira urebe umwanyuze kurundi ntawuze undi ariko afande avuze ati ubu tuvugane ndabizi ko kino gisambo cyamaze kuhagera. Sasa bazana cya kigoryi aravuga ati mva mani ibi 5 wareka tukakenera urusimba reka fanda tabireba nabi turi mu kazi tugomba gufata bira bisambo. Sasa uyu ngwe aravuga ati urabizi ati mva mwese mugomba kwa maso mugomba gucunga. Atafande ati none se dukora iki ko tubona nta bantu bari kugaragara ko nino. Uyu yakomeza kuvugana bituma naho yumva nta makuru ahari. Aravuga ati urabizi wo tugiye kwa twajyana uyu mugenzi wawe uri kumugomesha. Ati tujyana he fanda ati ngwino nkwereke ko tujyana tugiye gukora na patron nge nawe. Ati okay sa basi ibyo nago nabyanga. Sasa bidatinze baje
hakuru mu modoka. Afande iryo joro sasa mbibutse iri ni ijoro rya 19 biba ku munsi wa 20 buri nyuma y'imisi 20. Uyagakomeza kubaza amakuru afande yagerageza kubaza ati ese aho ngaho ni iki kijya mbere, bakamubwira ati wapi nabirenze turabona ari bisanzwe. Cya kigori gitangira kumuseka ati nibiki, ati nuko mbivuze nyine wankubita, ati biki se wa kigori ati binsezeranye nimba utarankubita, ati biki se, ati reka nago nagusezeranya ko ntaragukubita, ati nanjye ubwo simbikubwira, ati oke ndagusezeranyije, ati nyine umugore wawe ati ubundi akaba yarashakanye ni bogari nkanjye mvu kigori yako yarashakanye ni bogari nkanjye, ati buri wawe iwanyu niba bigufashijemo kukura mukobwa arahenze no igiciro kinini, ati baze nukuri ko yarameze utaramugira kuriya, ati ubu yarashaje umufitiye, ati ariko mbere mutarabana ari mwiza kurusha kuri, ahubwo ati wa kigori uragira nkukubite cyangwa davana telefone ahamagara, ahamagara Squiti mugore, ati Squiti ati wumva nkubwire reba envelope yari aho ngaho, ya envelope baye kino kigori gerimo amafoto arimo guhinduranya plaque nyine za moto, ati ya envelope ati umva mbabara rwose ntuyimubwire nzakora icyo ushaka cyose sinzongera no kumugera mu maso ndagusezeranyije, ati ya envelope yinciriye muri kakabiro kanjye ko mu rugo nyine biraza kwa bihagije. Sasa twereka ku ruhande uyere ko ati koko se imvura ihitigwa uyu ngwara ati ubwo nyine ati ubwo na ababyeyi bacu baba bari kuriya cyangwa se ngo mama we ngararize wa mu maje inginga ati mama wandangiye umukunzi koko. Sasa ko kanya barahonga bari kuri patrol hari imodoka yaje kunino ihita itoboka ipine, kumbe harundi wavuyeyo dore ikihato dore abakobwa umukobwa uri igihato sorry ikirenga afite ugatatu uyu mukobwa namuha ugahita ubona ntacyo amafaranga nyine se waba bashaka se ukabona wamuha nawe akaguha ku ruhande hari uwaje uyu yaramureba ati mbega umukobwa mbega ikibero inde uyu mukobwa ajya ni mushiki wawe Soni Doro ubundi yitwa yitwa Esha Deoro nimba ntibeshye Esha Deoro Bobby Deoro Soni Deoro ya baravukana bose hari n'uwo bita Soni Sudi na Soni Sudira burana wabo ntago mbyibuka ariko nari mbizi ibi byabakinnyi b'ibihindi kera nkiri primaire nibwo nabaga mbazi bose nicyo bapfana namwe nyina wa nyina byose mbizi. Hakuno sasa uyasaba fanda telefone ura mukobwa reka tumufashe kuko twebwe polisi cyangwa se ubundi gukorana n'abapolisi kandi tureberera inyungu za rubanda nyamwinshi, rekura mubyeyi tumufashe cyangwa se ura mukobwa ati nta wamenye, aravuga ati reka tumufashe wana dore ipine mupfumukiyeho kandi ngenzi guhinduranya amapine byihuta, aravuga ati oya wa mukobwa yitazara komanga, aravuga ati basore ipine ryari rintobokeyeho hagira uza basa akamfasha kandepana, afanda ataremera ikigori cyese kijya kudepana wa mukobwa kiragenda gihita gifungura ipine gihita gishiramo n'irindi pine, umukobwa ari kureba hakunira akabona ikigori cyarobye kigahita kihisha nyine. Iby'ibindi ntibitinda cyaje kumuririmbira bararirimbana babyinana muri iyo mvura mbese barabyina karahava. Sasa ku ruhande uyaravuga ati imodoka yawe ngubu yakoze ushaka wayitwara, uyaravuga ati mbega umukobwa uri mwiza ati muna tugende wakigori gimuno tujye kurinda. Sasa batwereka bwarakeye ubwo ni ku munsi wa 20 uyaravuga ati umva abafanda ariko gute musige mutinyira umupolisi urantinya gute ngo twakiraro kugira njyana amafaranga, afanda komeza kwabwira ati ariko mugomba gucunga neza cyane. Hanyuma aho yaramwohereje kujya gucunga aravuga ati ariko se woreka nkubaze ati urashaka iki ubundi kuki urukungendaho wajye ureka nkigana n'aba polisi bagenzi bawe, aravuga ati urukugira ubatubure ati reka ati cyangwa ariko nkuko murushyete oya ati rero ziba ntagire ikintu mbwira ati kubera iki ati hari urusaku ndi kumva ati ntaga rusaku ati urusaku rwa moto ndi kumva bivuga ko za moto zaba barara bagarutse kongera kutwiba ba bene ngango, aravuga ati afande ntago izo moto ziri kuza izo ni moto zimaze kwiba ziri kugenda ati uriya moto tugende burira moto ngo akurikira izo moto. Sasa ndagira ukurikira urebe moto ngo zimaze kwiba tayari abana barakserera dore ukuntu ari nawe n'umurara arakserera kumbe bene ngango dore ngaba koko bamaze kwiba. Afanda arabakurikira jya barebye inyuma babona babakurikiye bahita bagira gutya uyarahita babwira ati reka dutandukane muri bwa buryo bwacu, bahita batandukana. Ku ruhande sasa mu gihe umuraye kugerageza gusoka umujyi arebye garamoshi ku ruhande uyu mwanya usigayemo ahita wucamo uyarumirwa ati mbega umurara ari nawe ahita wucamo nibanda ajya gurutsa moto twe turamuzi ari nawe amwirukaho. Sasa ndagira ukurikira urebe afande abonye umuntu wa nyawe ukurikire filime neza witonze. Afande abonye umuntu wa nyawe fanda avana imbunda ngagerageze rasikirara agira gutya ngagerageze gupima arapima sasa arapima akimara gupima umwe mu barara baragwa kandi bafashe umwe ahita bafata n'abandi bose.
sasa wundi bita Kabiri aravuga ati nago nasiga umurara wanjye hasi, ahita akata moto sasa gitaraganya aragaruka ngatwara umurara we, ahita agaruka atwara nde, ahita atwara wa murara. Ndagira ukurikire filime yacu sasa ku ruhande ari kumwe bamurashe mu rutugu. Sasa hakurino uyu aravuga ati nago nakwemera, ati Rawuru barashe yari muri umuna wanjye gutura muginga yagera na Rawuru rohitiro ibyo bizina byabo, ati Rawuru katumwite Rawuru, ati Rawuru barashe yari muri umuna wanjye gutura muginga w'umupolisi twagiye kumwica tukamuvana mu nzira. Avuga ati oya ntago tugomba gubuka, tugomba kwa twagira ibipangu. Uyu aravuga ati umva ahubwo reka mbabwire dore wa mupolisi doraje hakurino aje muri restaurant bakoramo batangamo pizza ngo n'abaseriveri ngo bahembwa 45 kandi bigori by'ibirara bitobora amabanki. Sasa kuri ruhande uyu ni bwaje guhita avuga ati sheri reba ku makuru bari kukureba ikiganiro wakoze. Uyu mupolisi sasa mbere ko zakurira yakoze ikiganiro ku itangazamakuru bavuga ati ese kuki barabarara wafashe ibisambo byinshi cyane, kuki barabarara bibya kuri moto utari wabafata? Aravuga ati igihe cyabo ntago cyari cyagera, nizeye ko nzabafata. Aravuga ati ni wewe butumwa wahereza ibisambo se nk'ubu ngubo bari kukumva? Aravuga ati oya nta butumwa mbagenera kuko sinjya mvugana n'ibisambo. Ati barabameze nk'imbeba ziba zikajya mu mwobo, ibirara birababara bite n'ukuntu bari kubyita ngo ni imbeba ngo ziba zikajya mu mwobo. Uyu aravuga ati uriya muginga twakabaye twamwishishaho. Sasa ndagira ukurikire, uyu aravuga ati oya reka twitonde, reka tumwereke ko tutari imbeba, ndetse ibyo byose mu bindekere mfite uko ndaza kubikora. Sasa baje kwaza wamurara baramubwira ati tubwire iyi moto ubundi ikozwe mu biki, wumva amagambo hakurino. Uyu murara atangira kwabwira ati iyi moto nk'uko uri kuyireba bayongereye ububasha cyangwa se abilities yo kuba yakwitwara nk'ari rocket. Mbega urabona kwa kuntu ujyamo ngo bohereje ngo ikimisire cyangwa se bya bisasu bya kirimbuzi nye ni bimisire, ni ibiboro bya maroketi nyine bimeze nk'ibimisire biriruka ku buryo ku isegonda kuva ikigaru ujya uyibariye kuva ikigaru ujya Gisenyi ushobora gusanga cyagiye amasegonda 50. Urukumva ukuntu kiba kiruka cyane, ni cyo kiba cyamaze kugeraho direct. Sasa uyu aravuga ati aba barara niyo mpamvu batwarira muri speed ya 300 na kangahe, ati batwara muri speed ya 350 mu gihe iyi moto y'umusore igarukira mu 180. ariyo mpamvu mutababonye kumbe cyagiye babirutse niba bafate moto zabo bahise bakanda amabuto ngo zihite ziruka cyane, ariko moto ya wamurara waguye yo bayifashe. Sasa wamurara Kabiri yahise amagara wa mwafande aravuga ati muraho afande J, ati ndakumva neza cyane uwo yatubworinde turi kuvugana, ati uwo muvuganura muzi kuba uyu munsi kuba ngwamagaye uwo tumuvuganura muzi wakabaye ugwamagara. Aravuga ati niho gisamba, ati rero nimburi gisamba namaze kuyabwira ko nta kintu njya mvugana n'ibisamba. Aravuga ati ndagerageza kwa nakumva ariko ntagaruko nguko bikorwa. Ati gusa icyo nakubwira cyo ntago twebwe uzigera udufata. Ati kubera iki nabafata? Ati kubera ko twebwe ntawe uradufata, wafashe benshi nkuko babikubwiye ku itangazamakuru, ariko reba imyaka tumaze twiba twe ntago uradufata. Aravuga ati ndangira aho urinze nkwirebera. Uyu mafanda akomeza kwishongora avuga ati nundangira huri urebe ko ntahita ngushira inyuma amafera beto. Aravuga ati reka ati ngewe nawe, ati sorry ngewe n'abagarara banjye ntago twigeze turemerwa kuzajya inyuma amafera beto cyangwa se muri gereza. Ati no mpamvu utazigera tubona. Uyu aravuga ati koko se, ati aravuga ati ahubwo we nuko ugena mu gicucucucu uri gisambo kibandi mbega kingegera, ati uramutse wigaragaje ati nahita ngushira inyuma amafera beto. Uyu murara aravuga ati ahubwo uzigitangaje ahandi ho tuzibeje bundi nzagutangariza nkubwire, nzamanza makumenyeshe mbere y'iminsi 2 nkubwire nini saa tuzibiraho urebe koko nimba uzabasha kuharinda. Aravuga ati ese ubundi uri he? Aravuga ati nkurangiraho ndi, atego rwose. Amubwira kari kuri shike, mbega katubyite kuri shike Kigali. Ati ndi kuri shike ngwino ndebe. Wamurara nafande bagiye kubonana, ariko yamubwira ati tunabonanye ntago wabasha urega kumenya nakuvamo kuko abapolisi mufite amaso y'ibikangisho, ntago mbega umupolisi arukurunga kureba kugira ngo wiruke ngari kubuninga amaso yabona ibikangisho bo mu Buhinde utazakina bakari kubikamo. Sasa ahita avuga ati nimba ngo ndangira huri basi nze nkurebe. Sasa yaje kunino atera amaso abantu bagiye batandukanye bari muri ka restaurant bajya bakoramo, uri ndagira ukuri kirebe. Sasa araza kunino atera imibare hakuno arakwa yari kureba akabatera imibare, arebye iryo muhanda harako yabonye cyambarishijwe ama headphone aza ari kugasatira ati reka ndebe uramurara ubundi byakoni iki. Sasa atarakageraho hari impumyi yahise mwitambika. Aravuga ati mumbare kwa nayo imbagonza, ati rukujye ndi kwerekeza iryo muhanda wamfasha kwambuka. Ati cyane rwose. Uyu murara agenda mushimira ati rwose ntabwo akunda ko abantu beza, ati gute abantu bahindutse. Aravuga ati oya uko byagenda ko ariko kose ikibi kiratsinda, niko afanda kumubwira ikiza nako kiratsinda.
yaravuga ati ufite umutima mwiza icyamba byibuze abandi bantu bakaba bagifite umutima nk'uwawe. aravuga ati ngiye ntabirenze. ajye kureba wamurara ahinduke ngo arebe wamurara yaragiye kurikira wambaye ama headphone cyangwa ama ekuteri aramubura. arebye na wamusabirizi cyangwa imini yampumye arayibura. abona yiyambukije umuhanda igeze hirya irira mupepera wamurara itazana n'akamoto. aravuga ati twigendere muvandi. isigara mweretse igihandurirwa. sasa kunamusigiye n'agapapuro kari kumubwira ngo ejo aho minister cyangwa se PM Premier Minister hagiye kuzakorera fundraising aho niho tugiye kwiba, ndetse bibaye ngombwa ko duhindura twibaga nyuma y'imisi 20. ejo niho twebwe tuzahita tujya kwiba. ngaho nimbura umufanda cyangwa se umupolisi nyawe urenze ejo uzaze udukumire urebe ko ejo tutazahiba. uyu yasigaye kunino ahita abona isi mwikaragiyeho. abarara baramwiranza arambwira ati ejo tuzajya kwiba ahantu Premier Minister azabari. niba azabafata nimba bizagenda bite ntumbaze. reka batwereke nanone abarara baba bari kwitegura basuzuma ku mashini bari bati moto yacagaze gutya bari kuzikorera hajya babyita gute ngo ni controle ni ibiki. sasa kunino Kabiri baramubwira ati se Kabiri ese urabona koko ejo bundi dushobora kujya kwiba? ati yego rwose. ati gute ibintu twabitegura mu minsi 3 ko tugomba kujya kwiba? ati nukugera twemeze uriya mupolisi aravuga ati ya ati iteka buriya iyo wamaramaje cyangwa se ukavuga ati ikintu uragikora ahubwo reka twibaze ngo mbese kumaramaza kwacu kungana gute. ati tugomba kujya kwiba ari amafaranga. batwereka ku ruhande nanone hari ahantu fundraising iraza kuba. muri fundraising abatari kubyumva nka kuri nyine ujye ubona wenda mwagiye nko mu kiriyo cy'umuntu runaka ukati reka nyakwigendera abana be baza kuno tubaremere kuri buri wese avuga ati ngenda tangayo ngayo. ibyo ni fundraising. rero fundraising Premier Minister wo mu Buhindi araza kuba ari hakunino ari kwizihiza ari kumwe n'abaturage. ariko habanje abanyamideli cyangwa se abanyamisaturo babandi bategura ibirori baragiye barabyina abari kubika indirimbo. sasa ndayibatuye mwese bibutse ibi turi gukora byita filime mbarankuru cyangwa se filime mvugo. hakuno uko bari kubyina baravuze ati mureke tuvanemo miliyoni 200 zimaze gukorerwa fundraising. miliyoni 200 abantu bamaze gukoteza bari kuyatereka dufashe kuko Premier Minister iki kirori yarakirimo. baravuze ati reka tuzamure turebe miliyoni zacu 200 ko abantu bamaze gushiramo ko twazigabanya abantu. aba bagiye kureba munsi y'amafaranga ari kuzamuka ngo barebe babona munsi amafaranga asigaye mu tunoti tune twonyine n'utunoti tune twonyine. aba barikanga bata amafaranga agiye kumba amafaranga bene ngango bayibye. turabana ukuntu bahita bacaho dore bahita bamenamo na kaesanse uyayira ugatabaginga shangomba kwa n'abavumbura ngomba kubavumbura ngomba kubamenya ngomba kubagarura. bari bamuteguje arambwira ati turaza kwiba none ko amafaranga byabirara birayibye bya mwene ngango birayibye. ikigo ryo kugira kijye kuzana moto kijye gufasha fande cyagiye kwitabarira kagakobwa twabonye mu mvura niko ngaka uyu muginga yaje gutabara. ndagira ukuri kirebe afande yiruka ku bisambo urebe neza witonze. fande kuruka ku bisambo gerageza kurasa bamwe n'ingango wapi biranga agerageza kwarasa biranga. ikigo cyo kiri kwitabarira umukobwa. uwa mbere acaho uwa kabiri uwa gatatu acaho afande apima isasu neza. uwa kane agiye kugenda ahita murasa fande ahita murasa neza. uyu nguyu ari kugati yewe umva nkumurabiraza kugenda neza njye kugushakira ubutabazi. afande aje kureba hakuno neza arebye uwamaze kurasa abona isura arayizi abona uyu nguyu arashe ni wa undi witwa n'undi witwa Rohit. umwe bari bashatse no kurasa n'uwundi bakagira gute bakamushogoza nyine bakamuterura kuri moto bagahita bamutwara. ibyo twarabibonye. ndagira ukurikira urebe ku ruhande arareba yibukana babandi bakoranaga. si nibyo gusa atangira kwibuka ka restaurant baraginga baba barimo yibuka yampumyi yitegereje yampumye ahita ati buriya ni wowe wa wundi ariwe Kabiri tuzi. yibuka ko abasore ko bakora ahantu muri restaurant sasa kari abaseriveri. aravuga ati babaginga baducitse ari kumwe maze kumwica. ati none wabamenye se? yatego rwose namaze kuhamenya. ati ni bandi? ati bakora ku ka restaurant. tujye muri iyo restaurant tungu nago twabasanga kandi kuko bo baba bagiye ahandi kure. sasa afande yaje kurakara aravuga ati wawe muginga ari wangambani aje ari gukubita ari ntabyo gukubita ingumi noneho aje ari gutera inuza iki n'ingumi byose ari kuvanga ari kumukubita kameranje nawe aramutera avuga ati mani nago wazajya umenyera ndi kukubwira ko nakugambaniye. ibi byose nubwo bari kurwana itangazamakuru biri kuyinyuzaho live nababarara bari kubireba bavuga ati nkuko muri kubireba
afande arimo ararwana n'umwe mu birara ese ni cyaba yafashe sasa uyu yaravuze ati reka afande tumuhe ijambo bari baje no kumutegereza ku kazi aravuga ati rero nk'uko bimeze iki kirego cyabarara njye nahise nkivaho ndetse njye no kwegura mu gipolisi sinshaka gukomeza kubaho ndi umupolisi wananiwe akazi uyu nguyu yararakara aravuga ati ugiye he aturabona ntabwo wabonye ibyo wadukoreye tugiye kwicira mu afande urajye kwicira mu afande gute so kigoryo aravuga ati mva subira mu kazi tujye guseriva bisanzwe uriya ati ariko nagakira umupolisi katujye kumwica ubu ngubu none nta kibazo ati amategeko ntabwo azadukurikirana nkuko yaba ari umupolisi aravuga ati ya wikomeza gukora ibyo bintu ati ariko urabona ko rohiti yapfuye ati nimba rohiti yapfuye rero tugomba kumuhorera aravuga ati ya musubire mu kazi mwigire nko nta gikuba cyabaye ahubwo dukeneye ati hari ikibazo dufite cya nyacyo cyangwa se gikomeye gituma badufata cyangwa se cyatumye tugira imbaraga nkeya batwereka sasa ari nyuma kurwana na afande yaje hakuniro dore abandi bari mu amarushanwa yari yatangiye sasa bari ku ruhande amarushanwa yatangiye rundi wayisuza abandi dore bageze kure aravuga ati nanjye nje kubetinga yinjira mu kibuga dore ukune kuba depanse dore ukune bari kuba depanse arakomeza arabadepansa uwa mbere kabiri gatatu karindwi 14 18 21 ageze kwa 22 bayiragendana turamuginga nindesha uramuginga aradutsindisha sasa uwo bitaga ari wahora gutsinda amarushanwa kuri inshuro bari kumusiga kuri inshuro ari bari kumusiga ndagira ukurikira urebe bibutse izi moto bano batwara zifite umuvuduko ungana na 350 mu gihe ari we moto atwara umuvuduko wayo ugarukira ku 180 sasa ndagira ukurikira urebe uyu dore ukune kumwirando dore agakojyo dore ukune bari kumwirando kuko n'ubundi amaze gutsinda yarenze kuri ku murongo nyine wa nyuma baba bariho sasa barakwereka yaje hakuno babarara baravuga ati ari uyu munsi turatsinzwe bati ntago nahora nsinda bamugane uyu munsi nyine baraturiye nta kundi twabigenza baravuga ati uramuginga mana afite moto nziza atone cyo yandushije wambu wari kwita umuginga baravuga ati dore ngaya amafaranga ngibundi nago mbetingira amafaranga ari nawe arayanga aravuga ati nanjye nago nyapfata amafaranga y'ubuntu ati gutu udafata amafaranga y'ubuntu aravuga ati impamvu arega nukubera ko nge ntayo korera iby'ubuntu sasa yise muzana kurande baraganira aravuga ati rero ari ndagira uze unyungiye mu itimu yacu aravuga ati ngewe ntago nakuyunga ku bisambo ati umvura muginga ndamwanga ibintu yankoreye numva nanjye namufata nkamukubita Jay ubwo ari kuga wa mafande atariki ibyo gukorana n'ibisambo ibyo ntago nabyemera uyakomeza kuga ati none ni gute uvuga gucyo kutabyemera kandi uzi neza aravuga ati oya ngiye ibyo nago asubundi ninza gufatanya namwe muzampembike aravuga ati icyo tuzaguhemba kiruta icyo polisi yaguhembye wo mwakoranye mbutse yakoreraga na polisi niwe wari uzi kugurutsa moto neza uri amafanda agahita kuri ibi birara none bije kumureba ubundi uyu niwe mubi cyane bura ari niwe mubi niwe watuma ibi birara bifatwa kuko iyo byirutse nawe abikurikira aravuga ati koko se atego rwose tuke ati na amafaranga menshi turaguhemba ati nzi ko igiciro cyawe gikirenze cyane reka twibane incuro imwe ubundi byose birarangira ati kuki wavuga incuro imwe ese ni gute nakwizera turanyizera kuko buri wese mu gikapu urasohokaho turavazana amafaranga ufite amafaranga amurangiraho baraza guhurira ndetse arambwira ati nuba witeguye uze urebe amafaranga cyangwa se uze tujyane kwiba amafaranga wamurara yabitekerejeho bavugaho bagomba guhurira kari muri Goa bagiye kujya mu mujyi wa Goa ndagira ukurikira urebe ibyo byose byarabaye dore muri Goa abana bari kwerekerana za moto muri Goa ndagira urebe hakuno ku ruhande sasa ubwo bira byose byabaye batweretse ku beach there somebody's there hari abari yo ku beach ni bande ni yama bandi uyakomeza aragira utugambo sha aho gatumva nkubwire mwana atubundi reka nkubwire nukwiba twe duhita twisokera gusara gatoya ntago uragenda witwa ari uragenda witwa Rohiti ati gute nakwitwa Rohiti umva wigerageza kuzamura gatugu cyane kuko nakwemeza rwo ati we mwakuruherana ubwo ninde ni Kabiru bakuri aravuga ati si ngombwa ko wamwita izina rya Rohiti aravuga ati kiguryi nago nakunze isura yacyo naravuga ati nawe yawe sinayikunze nanjye yanjye ntiwayikunze nabandi ntibakunze amasura yacu ahubwo twese impamvu turangaha duhujwe n'akazi nicyo dupfana akazi ati kuri inshuro tugiye kwiba amafaranga ya nyuma amafaranga tugiye kwiba nitumara kuyiba buri wese azaca iburyo n'undi bumoso nituzongera kubonana nituzongera kukominikana nta bushuti nta mbega ibyo byose bireteza kurangira kunino reka tworoherane reka tube ku bwa papasi runaka cyangwa se ku bw'intumbero runaka ibindi birangire cya kigo gikiza kiri kumbwira atari ko se buretse gato ko mbona turi buretse hari uravuze ngo uko turi batandatu nago tuzongera kubonana abandi ni bandi mbibutse ubundi twari tuzi ko bagenda kuri moto ari bane ariko wa gatanu ni wa mugabo batwara muri cya kigamye cyangwa se cya gifuso cyabo ndagira ukurikire aravuga ati dore hara mu mazi hari undi wa kane turi hari undi wa gatandatu turaza kubuhari
abajya kuri moto bari 4, uwa 4 bamwishe, uwa 5 yarubatwara muri ya modoka bahitaga bakweperamo, ariko polisi ntibimenye. Dore sasa uje mu ikipe wa 6 n'uyu nguyu. Aravuga ati ntago nabyemera, uriya mukobwa ko mbona afite ikibero, uriya mukobwa ni na mwiza. Aravuga ati yewe sweetheart, kikamuhamagara ngo sweetheart. Mbibutse wahita atekereza ngo iki, arebye umukobwa ukabona umukobwa ntabwo akenyeye matera. Ari igihe ati umukobwa se ni matera bakenyereye mu nda barazirika ngo shwi. Aravuga ati umva yiwe uyu mukobwa nago ni namubonye, abari kwibuka neza wa mukobwa wari uri mu mvura cyagiye bari kumukora ipine ry'imodoka, niwe uyu mukobwa. Wa mukobwa twabonye ari no kuri stage bari kubyina y'amafaranga ngo bagire y'amafaranga bari kuri stage, niyo bahise biba. None ya wa mukobwa dore nguyu hakunino. Ndagira ukurikire filime yacu urebe neza filime witonze. Uyaravuga ati buretse gato, ati umva wa munsi wundi kukwibuka uko ari ukundeba uri kunsekera, biriya bintu byari byiza. Aravuga ati utazigera unabitinyuka. Ati bikise kandi ati kuba nandi kugukarangira cyangwa se ndi kugerageza kukureshya byari akazi nari ndimo, ntugire ngo nigeze nkugira santima n'umunsi n'umwe. Sasa twereka ku ruhande wa mugabo Kabiri yabazanye ku ruhande. Aravuga ati ahangaha niho tugiye kwiba. Abandi baramubwira ati aha ni muri hoteli kandi twe ntabwo turi abakerarugendo, turi ibisambo. Aravuga ati hoteli bagira ibintu bya casino cyangwa se ibintu by'urusimbi rwinshi cyane, kandi iyi hoteli bafite amafaranga menshi bajya bayidepamo. Ubushize bigeze kubiba ndetse babayitamo ko birabiri ryabareze amafaranga babyakoreye ko bazajya bibika muri volte zikomeye. Dore ya casino, reba imitamenwa bashyiramo amafaranga. Iyo maze gupakira amafaranga ngo bayapakira ngo icyumba amafaranga ababitswe mu cyangwa se iyi volte ngo nta kamera ziba zihari, n'ababa bari hariya ngo nta mbunda bafite za ndembo z'abapolisi nyine zaba bafite. Yaravuga ati rero aya niyo mafaranga nk'uko nabwiye tugiye kwibabwa nyuma na nyuma, twese tugahita dutandukana, buri wese agaca iburyo n'undi agaca ibumoso. Ati ibyo ngibyo murabyumva gute? Uyu nguyu yaravuga ati ariko se sheri buriya njye nawe, ati ntanjye nawe wakigurikiwe. Sasa yakomeza arabwira ati mwemera aka kazi tugakore, twese tujye kugenda hariya kandi turabikora mu bintu by'ubukoryo, barayoberwa ikibabayeho kuko tujye kugenda dufite amasura atandukanye. Mbere twagendaga turi abamotari cyangwa se twese turi abatwazi, ariko tujye kugenda urese n'amaheroreye cyangwa se icyo araza gukora. Nanjye ubwanjye ndaza ngo mfite role yanjye itandukanye n'ibyo muraza gukora. Batwereka ku ino cya kigo bita Ari cyaje kuri hoteli kigize ngo igikomangoma ari Akbar. Abazi filime bita Jadu Akbar ubwo murayizi nyine. Dukomeze hajya n'abanyaturikiya bayikinyera. Oya na iyo ni seri y'igihindi ariko ya danje, naba nuzayikinya abahinde. Sasa nibwo bamubwira ati uyu ni igikomangoma uwo bita ari Akbar. Uyu wayumva nk'aho ari Jadu Akbar. Sasa ati naturuka mu muryango wa Jadu Akbar. Ati yego rwose, ati rwose tubaye kaze. Undi ahita azarabwa ati twumvishe ko system yanyu umutekano ifitemo virusi, nje kuba nareba uko bimeze. Nawe baramukingurira ajya ku mashini ku ruhande. Sasa batangira kubatembeza, uko bari kubatembeza niko bari gufata bazacikira bano ni bamwene ngangu. Bo nta kintu wazubabwira, ni bamwene ngangu bari kugerageza kwa bareba uwo bipfira bugati tuzataka duhere hariya, baba bari kureba byose. Sasa ku ruhande uyu nguyu ari guhorobya inzoga ariko agatangana twa tipu nyine ari kwigira umukire cyane. Waravuga tumva utwo tugambo tugomba kuba twarangira, ariko n'uyu mukobwa akaba tuwakigori gifite igifaransa icyongereza kibufite accent mbi. Batwereka ku ruhande uyu nawe ari hakunino nawe yigize barumani, abandi bari gukina urusimbi. Sasa ariko bakamubwira mu kantu kituma bamubwira ati igira umukire wawe kigori ugomba gushyira akantu ka kiryo. Harukuri nyine umuntu aba ari umuntu mwiza ariko namuri umukire tu ntiyemere nyine. Abandi bakera akayimwangira turamuginga bari kudusuzuguza kuko nyine wowe utiyemera tu. Sasa ku ruhande uyaravuga ati none se twe tuzajya dukomeza kubatsinda gute nuko twe dusanzwe dutsinda. Uko bari kwa ruhande uyari kwabwira ati rero mucunge mu maso, hari undi waje wa mupolisi. Bavuga ati turi twenyine muhumure, ati mwe mube maso. Uyahita yumva inyuma ari kumbwira ati we wampaye inzoga, ati ndashaka whisky. Ushaka whisky? Ati ahindukiye arebye gutya abona ni wa mupolisi ariko yasinze. Wa mupolisi je tuzi aravuga turabizi ndi kumwana n'umugore mpereza inzoga ariko murya umugore wanjye ataraza kubona ko ndi kumwe inzoga nyine ko nasinze. Mbega muri make uyu mwafande mbega okay yaje yasinze, ndetse n'uyu mugabo Kabiri ari kwigira nk'atamuzi nyine nk'adasanzwe amuzi, ariko afande ari kwibuka yese kuyeje kwibuka amasura y'abara bose n'isura ya Kabiri wari wigize impumyi cyagiye nayo arayibuka. Ndegera ukurikire filime yacu neza witonze. Uyu nibwo yase avuga ati nanone
ati rero ndagira umfashe kugira umugore abona ko ndi kunywa jira bwatera ko hari akantu nshaka kukubwira atakahe ati burangiye nago meze nk'abasinzi bose kandi ubwo yasinze ngiye buriya ngiye nahuze ndi umufande mbibutse yarasezi nahuze ndafande nahuze ndi umupolisi ariko nyene ntubivuge ko ndi umupolisi hano nyene batavuga ngo ngafande ngasiganywe inzoga ngo bakabanganywe inzogara ati wa mugani ntago ibyo ndaza kubivuga ati nibanga rwose ati rero memereza kawe siki koroheje ariko gafite akantu k'uburyoherere nka vendeye ati nkako kantu wenda kanyorohera byaba ari byiza cyane mba namamaje hano mu Bugande tuba tuzimanura na za nayiro n'ibiki byose no tuba turi kuzikorera ariko mba nzimanura abandi bantu b'abapfapfa bakazinywa nkamanza kubwira ati ikimana kuko yije kujyana bayo mwarika inzoga bakanga ati mwareka tukibera abapfapfa ndabareka uyarabwa ati nibanga ryanjye nawe ubwo hano buranamaze gukubita intamimwe umugabo nagaraza kumenya ibijya mbere ayitabwira ati muze duhure akimara kwabwira ngo muze duhure arabwa ati umupolisi arangara ati twe twabikubwiye imitsi 2 cyangwa se iminsi 5 nagwa ari hagije ntago twakabaye ibingibi tubyitegura ari nawe ahitagira ubwo turabizi muze tuzingi kapu tugenda ati kubera iki kubera ko J yahageze uyu muginga ntago twapfa kumuvamo atwera iki aturiya muginga arihambira ndamuzi kuruta mwese mwareka tukagenda uyu Kabira ari baramubwira ati nyamara Kabira reka tugere katube kuri ibi bintu Kabira arangarabwa ati gahunda ihari tugiye gukomeza turiba mwebwe niba mudashaka kuza kwiba ngendaza kwiba ngenyine mwibuke hano harimo miliyoni zirenga 180 turi abantu batandatu mubare ngo urese arajyana miliyoni zingahe mu ijoro rimwe mu masaha 2 turaza gukora iki kiraka ese muratekereza ngende ikigoryi ngiye amafaranga ngiye kuyiba kama mbaya umva ashaka ko tujyana kwiba nase nankurikire tujyane kwiba utabishaka nasigare ntabirenze ati ubwo rero ushaka kwiba ndabona yankurikiye tujye kwiba abasore baremeye bapanga akazi bagiye kujya kwiba ndagira ukurikire ku ruhande baremeye bipanga akazi tayari bagiye kwiba tayari igihe cy'akazi cyabaye abana bagomba kujya kwiba kama mbaye ko byagenda ko ariko kose ari washyize muri timu dore kujya gusindana na afande buri abasinzire ngo na satani ntabwo abakunda ngo bajye bamumenera amabanga cyo iyo hapfa kuba hari inzoga ni baby sasa wa wundi ari kwita Kabiri ahita akora kuri genge arabwira tabasa nicyo gihe cy'akazi abandi bari kubyina dore na kaga kobwa nako ni igisambo we kakandi bari kwita ngo ni cina kamwe bakoreye ipine mu mvura hakuno amabandi yaragiye akoranaho bagiye kujya kwiba hano ngo abitsema miliyoni n'amamiliyoni bakura mwazira kasino hakuno dore inzoga ni baby we nibyo yishakira gusa abari mu Burundi turabasuje mudukurikirana ndetse kana subscribe ujye ubasha ko duhinde turangira nk'utungutu na filime zirangira mu buryo bwo bita filime mbara nkuru cyangwa se filime mvugo ku ruhande sasa ukabandi bari kwiba uyu yibereye mu byana ariko nabyo biri mugize umupango wabo bagomba kujijisha kama mbaya dore na afande nari kugenda mu Kigali ngo komana mugabo mwiza byahebye ukajya kubana ari ibisambo kari bamwene ngango ngo ntibagitera Gatarina basigaye batera kaci ngo Gatarina ngo yita isakuza dore wogatwe dore ukuntu barara bari kumanuka muri fort abana bageze muri fort ndagira ukurikira urebe abana baramanutse amafaranga barapakiriza $5 amadolari amayero hose barapakira dore mwene ngango aba nibo bita ba mwene ngango ako kantu kangango rero tuzabasobanurira iyo katurutse abana bibye amafaranga bahita batangira kuzamuka bari yapakira mu bikapu abandi bagotewe mu kubyina ngo bari mu kubyina amafaranga bidatinze byagenze bite mu gihe abangaba bari kubyina bari muri ibi byose abandi bari gupakira amafaranga yahise amukora ati twisokere sasa mu kugenda manager avuga ati rwose igikoma ngoma ufite icyapfana na Jado Akbar rwose tubaha ikaze muzanagaruke amafaranga barayabapakiriye manager yategetse ko amafaranga bagomba kuyabapakirira barayabapakiriye agenda mu modoka ndetse ari bagenda baherekeje ari na kaga kobwa uyu nguyu arahangaha abona abantu bose bari kumureba abona abantu bose bari kureba barumani wa wundi ugize barumani arebye hakuri inyuma kumbe ahangaha batubwiye ngo nta kamera zibamo none uyu munsi bari bazi ko baraza kwiba bari babateze kamera hejuru ya barumani dore biri ko habera akira ahangaha yumvisha umuntu ukuza ari gukoma amashyi avuga ati bravo ndetse icyo nakubwira cyo waragerageje ko ushoboye aravuga ati uragira ngo ngufashe iki nkwereze indi nzoga ari kujijisha uyu mupolisi agishaka gukonfirima ko yamubonye cyangwa se ko yamufashe aravuga ati ese uraza tugende ku neza cyangwa uraza tugende ari uko abaye imeneka ry'amaraso ngwino tugende ku neza aravuga ati oke ntabwo nakwanga ibyo umbwiye reka tugende neza nuko anyujiye igisambo n'abagenzi be bose bashiduka bari kubagwa gitumo nuko babaguyeho kandi nyamara Kabiri bari bamubwiye ati Kabiri witujyana uyu munsi ntabwo
ntabwo twabipanze iminsi 5 ntabwo ihagije biragenze waguyeho ariko aravuga ati ntabwo ndi kubyumva ati ni gute ibi bintu byose wabikoze ati cyo koze uranyemeje aturi igisambo cyiza nundi aravuga ati uri umupolisi mwiza atari ko wayobye uruhanda fande ubundi wakabaye urukuza ko twiyungaho umva igisambo ariko fande yagifashe ariko cyo kiri kubwira ngo ariko ubundi wakabaye urukuza gukorana natwe fande aravuga ati ariko ibyo ntari kumva ati ubura ari bira byose mwakinaga ati bira byose mwakubitanye ingumi ati zira ngumi zari za fake afana abwira ati nango zari za fake ariko byari mu mpango twapanze ariko turwana byanyabyo aravuga ati kandi ikindi buhangane amafaranga ntago uri kumwe nayo aravuga ati gute amafaranga ntari kumwe nayo afanda amusubiza ati bura amafaranga ari kubera ko turi kumwe muri genge ubu turi kuvugana yamaze kuyajyana tayari yayajyanye ati koko satego rwose ari yamaze kujyana amafaranga biramucanga sasa uyu aravuga ati okay mba uko bimeze rero ati nanjye icyo nagira nkubwire ko ndagira nkubwire ko ntukazajya utekereza ko icyiza ari cyo gihe uragitsinda gusa oya hari igihe iyo bibaye ngombwa ibihe bihinduranye turavuga iki wa musore we ati tugenda ariko ibihe bihibindi aha nicyo kinyarwanda cyiza aravuga ati by'urukuvuga ntago ndi kubisobanukirwa gute wambwira amagambo ngo ibihe birahinduranye cyangwa se ngo ibihe bihibindi uyakomeza kubwira ati uraza kureba ako kanya bageze hakuno imbere aravuga ati ndatekereza ibihe byawe ari byo wari urimo wa musore we emera tujye muri gereza neza nta kibazo aravuga ati ngiye ntago najya muri gereza ariko ati nabiguhakaniye na mbere hose ko ntazigera njya muri gereza kuko sinaremewe gereza ati bara abasore bawe nabo nta n'umwe urajya muri gereza ati gute se ati kuko ibihe byawe weho wabifashe uradufata ariko twebwe ibihe byacu ni ibyo kugucika tukagenda aravuga ati ntureba ko hari imbere hari abapolisi twakuzengurutse ati naho guhungira ufite aravuga ati hey niko uri kubitekereza ko naho guhungira mfite uyarareba abona bagenzi b'abapolisi babafashe arebye akuna amasaha yabo ahita atangira gusona amatara ahita azima amatara ahita bazimana bari bapanze nabo plan B uyagize gutya ngo arebe babarara yarababuze kumbe bamwe n'ingango bari he mwene ngango bahise basohokera kuri moto baragenda ndetse batwereka kuri no hari ikimodoka cyari kiri hakuno ino ari ni cyarimo ari umugambanyi ari yaraje kagakobwa disi kacina arakazirika aravuga ati umva cina ati ntago nageze mbagambanira ariko byibuze wowe wakabaye uhinduye iruhande aravuga ati kubera iki wakoze ibi bintu ati nabonye ko gukora aka kazi k'ububandi yego nyine kaba karimo amafaranga menshi cyane ariko ntibiramba nahisemo ko nakorera igihugu cyambye cyangwa se urwambyaye namwe mujye mukora urwababyaye ati byaba ari byo byiza kuruta uko nakora akazi ndabona amafaranga ahita njya muri gereza kandi ubuzima bwanjye ndashaka kuzamarana nawe cina ati akigoryo uranzirika ukanampropose ukansaba urukundo ndavuga ati erega njye nawe buriya murabona kura mariage de civil certificat bajya babasinyira ku murenge ha iyo mwakoze umurenge mwasezeranye mu murenge ni mariage de civil ajya ni muri civil marriage arugiva nuko rero iravuga ati njye nawe twamaze kubisinyira mu ijuru ega uri umukobwa Imana yanyandikiye sinzi impamvu utajya ubyemera ako kanya kira aravuga ati dora fandashe kukureba nawe ntago ndamuguteza ngo agufunge aravuga ati afande yewe agize gutya ngo afande abona ni babarara bamwe yagambaniye sasa Kabiri yaje yababaye ati Kabiri bura rero ngo ati wakigorye itegitera ingumi wakigorye aracyongera yakubise umurara koko aravuga ati wakigorye gutu tugambanira abo mucaka kantu uhita mutama kantu ati wakigorye ati nakabaye ati bagenzi banjye barakumbujije sinabyemera gute njye nigeze nkwizera agiye kumurasa aravuga ati njye hano muri igenge ntago ari njye muntu kwanga cyane akira cina sabuze ko uyu musore umwanga cyane bibutse uyu ahora mutera imitoma nakegeye barigeze ngo ningikomangoma yari kumbwira ati nyamara burange nawe mba ari no gupangira amafaranga avuga ati sheri nge ayanjye nawe tuzayarira he sasa avuga ati koko ugiye kwica urukundo rwawe erega ndagukunda umukobwa amubwira ko ari mikeza abura imbaraga zo kwica amayibobo uyahita mwakimbona batereka nkwirasire sasa gira gutya ngo akore mu mbarutso ataramukora mu mbarutso sasa atarakora mu mbarutso hari undi waje kubyivangamo yerwe ati buretse nkwereke bahise barasimbunda yijya ku ruhande ntiyamurasa baravuga ati reka tugerageze ducike atereka ducike babwira cina ati cina ngo natugende cina yanga kwakurikira atariko impamvu wanze kwakurikira ugasigarana nanjye se yaba ari uko nyene nge nawe ati nyene urabona bari banagukomerekeje ahita avuga ati none ibyifuzo bya mama bibaye impamo abonye ntuza abonye umukazana atariko kurasa hano nibiki ati ngwino tugenda kigorgiwe ati nyine bari bambwiye ngo nge mu kazi atariko nyine umenye ko buriya sinkubure n'ingaruka sinkubure kuko ndagukunda ati ngwino tugenda kigorgiwe aba ati simbukira mu bwato gite gisimbukira mu bwato ati tugende wana
ahita ajya mu bwato bagomba gukurikira barara uyasigara ambwira ati ngo urabeho ariko umwigana icyongereza ya accent yewe yavugaga nyine ipfuye gifite accent mbisi cyaho aravuga ati ariko reka nkubwire urabona ibyago byose uba wanteje ati abano barara bari bagiye kunyica tinze kuza kuntabara aravuga ati ariko naje kugutabara nkutabara iki aravuga ati kwanza umenye nubwo ndi kugutabara ntagura umupolisi aravuga ati yego ndi gukorana namwe ariko wari waransezeranyije ko nza umupolisi ati reka nta namwe uzigera umupolisi ati kubera iki nta umupolisi bageza kunino aravuga ati uza umupolisi ari uko Kabiri twamufashe hakuno ku ruhande aravuga ati katugerageze tumufashe baramwemera ingaza mu mupolisi ari uko Kabiri bamufashe ku ruhande sasa Kabiri batangira korasa iki batangira korasa cya gikamyo kiwe ari kugendamo we n'abarara be dore genge yose iri kugenda muri iki gikamyo nicyo babihishemo uyaravuga ati mfasha no nkwerekeshaho gira gucya nawe agerageza amuteze imyangaro nyine mu nzira yiwe arasa imbere yiwe ahita aca mu muriro kama mbaye agomba gufata amabandi yari yaravuze ngo yaraseze kumbe yarukubafera yarukubabeshya dore ukuntu mu bwato ari kubwakserera dore ukuntu yakserera ubwato ukagira agakata umusatsi ugakuba mu ntuza we iyo uzikari gukata umusatsi ugahita ukuba hariya mu Kivu yaravuze ati mfasha hano nkwerekesha mfasha hano afata uruntu rw'inshundura ahita azirika hirya iriya cya kindi bafatisha ubwato tayari sasa kimeze ubundi bakita huku kira kiborora hakuno sasa uyakatisha imodoka kugira ngo abagongeshe kama mbaya bikanga akabagongesha bikanga ariko bakurikiye ni benshi kandi n'umwe uri kurwana nabo kuri vora gusa uyebwe sabwa tuberetse gato nkwereke reka tugerageze tugere gucya nibwo bageze gucya bashiduka bwa bwato bugiye kubiyubikaho ariko wapi yamani zireberera ingabo ntabwo ihumbya uyu nawaza muri cya kimodoka undi yurira hejuru sasa katurore batangira kugabana imirimo uyu naro gatiburetse nanjye nkwereke icyo nkora yagiye hejuru ngo batangire uyu bajya kurwana n'umupolisi na ari ajya kurwana namwe muri yamabandi we n'afande batangira gukoranamo batangira kurwana gake bakomeza kurwana amwe mu mabandi bakasiga inyuma buri babwiye Kabiri ati Kabiri nago twiteguye buretse gato uyu sasa ariko ati umfasha uzifatira abandi batari nge afana gakomeza kurwana n'ibandi rikarimo mukubita nawe akarikubita ibandi rimutamo na Kabiri ku ruhande bakomeje kumutamo bagiye kumutera icyuma nuza ariko sinzi ari nawe hakurino ari bari bagiye gutera icyuma sinzi iri bandi bararikubita koko ibandi bararikubise naryo riramukubita rikubita afande bande kuri afande uyegera gucya ahita jugunya afande hirigiriye aravuga ati wakigoryo parika imodoka ati imodoka batiraho dore ryabandi ngo ribavemo rirabasekera uyaravuga ati yaya ageze hakuri imbere ahita abona bamutangatanze ageze ku ruhande agiye gukata acikire kurundi abona na ari cyazanye moto nacyo ni atari kuri moto biramucanga sasa yarambwiye ati manika amaboko tugere nge kugufunga uyarambwiye ati nakubwiye ko ntaremeye kujya muri gereza sibwo buzima bwanjye ahita ahindukiza moto ahita yimanura ku manga y'umusozi dore ku manga y'umusozi n'amafaranga yose remera arayahara ahita agwa ku manga y'umusozi aravuga ati ati umva none se ko Kabiri apfuye none bereka nkubwire ati ubu ntiwangira umupolisi aravuga ati reka ati nyine wari warabinyemereye ati reka ntago nakugira umupolisi singe wahera wibukiye muri comment nashyizemo linki wagera kuri WhatsApp ukazagire budusane twa postinze imana kurinde turabakunda tubwira indi film ushaka ko tuzakubwiraho wigeze kureba aho yakerewe ndutibuka cyangwa se wigeze kumva bari kwamamaza tuyikubwira